buzaca kuvura nawe uzatabarwa Imana izakubakira inzu uzava mu nzu z'abandi Imana izakugirira neza Imana izagukiza uburwayi bukomeye Imana izagutabara komera we ya baba David uraho neza gira amahoro cyane ngira ngo ibyo ari byo byose tugarutse mu cyerekezo gishya na DK Studio na David Crossing Limited David Crossing Limited mu mujyi ni muri Crossing cyangwa ni fashiona yani David Crossing ubwo ni fashion nyine Crossing fashion ni bimwe arya fashiona ni imideri ni mu mujyi muri chic niho Moto dodera uburu mushiki fashion umushiki ariko hari ahantu mu kiganiro mu buhamya bw'ahatambutse ngira ngo ni ikiciro cya kabiri watubwiye niba atari cya gatatu watubwiraga ibigendanye n'ahantu bitaga mu mushike ariko ni mu gice cya kabiri icyumba cya mushike mu cyumba cya mushike ngo wari unabereyemo ibintu bigize none uyu munsi uri muri chic urumva chic none ariko bino bintu kuva mu mushike winjira muri chic muri chic no kuri ibintu ni hatari kabisa David rero uyu mwanya ntabwo nibwira yuko noneho mu byukuri turi buze gutinda cyakoze turabwira abantu ko nyine hano kuri kuri DK cyangwa se DK Studio David Kwizera Studio hano Kimisagara waza ukamureba akagukorera indirimbo iy'amajwi ndetse n'iy'amashusho hanyuma kandi wifuza no kwambara neza cyane ukaba very smart aho nabwo nanone ushobora guca kuri iriya nimero ndibuze kuvuga turimo dusoza ubuhamya David ndizera ko mumeze neza na madame ariko dukomereje ahantu hagira hati ahantu hagira hati icyo gihe twagiye mu rukiko atariko turi no kwizamu ati nasezeranye n'umuntu n'ubundi bukiri mbega akiri buparangane sister uraho neza ariko mbanze nkubaze mu byukuri David hano ko numva wagira ngo yagufashe ku ngufu ubu yaragufatiranye n'impamu ya muntu ntabwo nabona uko mbivuga birandenga cyane ubu sinzi nimba ari ngewe mera nk'umuntu uri kurota kuko numva birenze ubwenge bwanjye numva bindenze ni ukuri aho turi turagushima Imana mu murenge baguteresha igikumwe uramanika ikiganza ufata hajya gukera bafataga ku idarapora yego no kurifataho kazamura ikiganza kera ariko bariramburaga ku meza ugafataho muri benshi urumva twari benshi ariko n'ubundi ryabaga rihagaze ku kantu gutya gusa kuko twasezeranye nyine turi benshi tugafataho turi benshi wafatishaga ikiganza kimwe ikindi kikaba kimanitse none se nk'uyu nguyu yamenye ibyo avuga tubwire nawe nabikwibwirire kuko we wamenye ibyo uvuga yagiye avuga mu cyiciro cya gatatu yavuze wenyine tubwire nawe mu byukuri hano ku murenge wari uzi ibyo urimo mu byukuri ngiye ku murenge sinakubwira ngo nari nzi ibyo ndimo ubundi se wari uzi aho uri nibura nta nubwo nari nzi ahantu ndi nese bakujyanye uretse ko hari ubwo nageragaho nkabona ndakangutse mu kanya gato cyane nk'isagonda turi mu rugo numvaga nitegura nyine ko ngiye gusezerana turi mu nzira ubwenge buragenda tugeze ku murenge mbona nyine ko twambaye nk'abasezerana hashira umwanya umwe kumwe usinzira ukongera ugakanguka umwanya umwe ko twahasanze wa musore ku murenge yahadutanze ku irembo urakoze cyane aribwo washatse guhita umanuka ngo umukurikire pfo we twarahamusanze
Yaraganye mabyibuka byose. Ariko mana cyakora mana yanjye. Noneho umuntu wamunyeretse nge n'inda rifite. Kwa turi kumwe no Samusoni. Hari umusore witwaga Samusoni nawe twasenganaga nawe yari yaduherekeje. Ariko numva ko ngiye gusezerana nyine numva nta n'ikibazo mfite. Turagenda tugeze ku murenge. Samusoni numva arongoro yungu ati wabonye wa musore? Ati uriya musore wa musore wamubonye? Ayo nguyu we sinzi icyo yamushubije kuko nahise mbura ubwenge. Ntago nongeye ku wese we yaraje uyu nguyu yasaga n'umuntu uri imbere yacu ho gato turi kumanuka tujyayo. Noneho uwo musore yarahagaze ku marembo yo ku murenge wa Kigarama. Uwo musore aho turi busezeranire, uwo musore yakoze ibishoboka arihuta cyane ahita aza rwose. Uwo musore witwa Samusoni ahita ambwira ati dore runaka, abimbwira mbona yanegereye yungu yasa n'umuntu wamwegereye nk'umuntu uje ashaka kumusuhuza. Noneho ariko abonye ko twamubonye na uko bisa kose ntago yamusuhuje, yahise amanuka. Ariko kwa kumanuka uyu nawe twamanutse adashaka gukomeza inzira yinjira ku murenge, ashaka kumukurikira. Naho ngaho batangiye kumufata abasaza twari kumwe bitwa ba Manasi, batangira kumufata arwana intambara adashaka kwinjira ku murenge. Umusore yamanutse pfo mu muhanda. Ngaho komeza, hanyuma ukomeze ubabwira uko twasezeranye, uko bakubwiraga ngo usinye ugasinya hatariho, wajya kuvuga izina ukavuga amazina ya bya biboro. Uburyo badukuyemo ati aba bantu ntago bari busezerane, turabona bari gukina ntibazi ibyo barimo. Umukobwa wari uri gusezeranya ashaka kutuvanamo. Nge ndabyibuka byose. Wowe urabyibuka? Nge byinshi ntago byibuka kuko ntabwo nyine nabaga mfite. Nge byinshi ntago mbyibuka, gusa nuko twari tugezweho kandi uzi ko mu bantu benshi mu mabyigana umwe yagerwa n'undi agerweho. Tuhageze numva umuyobozi aravuze ati abani mubegezeyo. Ibyinshi ntago mbyibuka kuko ngewe numva barabimbwira kuko nta bwenge. Baramubwiye ngo nasinye. Nge ntabwo nyine nabaga agiye gusinya, bamwereka ahantu asinya bahashyira n'ikaramu n'akadomo. Noneho ahita bacunga kuko narabirebaga, ahita bacunga vuba asinya ku izina ry'undi muntu hepfo. Umukobwa aramureba ngo ari kuba muzima, uba muzima. Ariko amubwira sinkweretse ngo usinye hano, usinye hano gute? Noneho twari kwamaze kubona ko afite ikibazo bitewe n'ubwo twari twinjiye. Umusaza bita Manasi yegera uwo mukobwa aramubwira ngo afite ikibazo. Afite ikibazo nakwe cyabaye nk'ikidutungura, ariko nimureke nyine nta kibazo. Ubwo icyo nakoze bahise bambwira ngo hahandi yasinye yundi. Noneho bahita babwira wa undi nawe ati noneho nawe sinya. Wa undi nawe basinya bacurikiranyije. Ugako kaba kabayeho. Noneho tugiye kurahira mu ruhame, baravuga yegeti wari usezeranyaga yaravugaga ngo muvuge ngo njyewe runaka. Noneho akavuga ngo buri wese avuga amazina ye kuko twari benshi. Noneho uyu ngo agiye kuvuga aravuga ngo njyewe Mudacogora. Ndamubwira tuvuze ngo iki? Ubwo urumva ninjye wabyumvise ko twari twegeranye n'abandi bantu bamwe twajyanye. Mudacogora yari inde? Yari dayimoni umwe muri bya bidayimoni bamutuma. Mbo ngo nemeye ko ngo nsezeranye. Noneho akavuga ngo nanjyana muntu. Mu by'ukuri dusezerana ngiye nyine kuko twari kwegeranye ibintu byose yavugaga narabyumvaga, ariko ndavuga ngo sindi burabuze kugira ngo wenda batagira abandi babyumva. Icyari ikibazo cyane nicyo gusinya cyari cyakosohotse, ariko dusezerana yivugiraga ibyo ngibyo. Ntago yavuze amazina yanjye, yavugaga amazina y'ibyo bintu. Mbo noneho ariko icyo gihe nyine habaho ikibazo cyo gusinya. Umukobwa yabanje kurakara avuga ngo mujye hara ntago muri busezerana. Abanza kudukuramo hatambukaho nk'abantu nkabangahe barasinya. Wa musaza bitwa Manase aragendera akomeza aravuga ati umuntu wacu arega afite ikibazo, ni mureke rwose basezerane. Niko kutwemerera rero turasezerana gutyo. Abwira wa undi nawe aramusinyira. Ubwo nanjye ndasinya. Hanyuma rero twaje kurangiza ibyo gusezerana. Ubwo ngo dusoke mu murenge nyine turangije byose dutahe. Tugeze hahandi wa musore yamanukiye mu muhanda epfo twege twari buzamuke ruguru tugana ku Isusa, we yashatse kumanuka.
mu gutaha we yashatse kumanuka ubwo ikintu cyabaye nuko kandi ubwo yabaga afite n'imbaraga nyinshi nyine akabikora n'imbaraga nyinshi ashaka kwiruka ubwo bahise bamufata abanyamasengesho twajyanye baratangira baramusengera aho ngaho ku murenge n'abandi baje gusezerana baratugota barareba ibyacu ubwo nange nirukanse mvuga ati agakenyero yari yiteye kaguye hariya inkweto zaguye hariya mba ndazitoye muri make twazamutse kuva mu Kigarama tuzamuka ahantu bita ya santere yindi bayita ugana kuva mu Kigarama ahantu wageraga bahita sende kwibuka neza hashize imyaka myinshi santere yindi hari iri hagati na hagati yo kwisusa yo mwikorwe na Kigarama si tuhibuka neza mwiraro ahantu bita mwiraro ubwo aho hose twahazamutse bamutwaye mu maboko hejuru mu birere tuvuye gusezerana ngiye ndi inyuma mutwaje inkweto abantu iburyo n'ibumoso babaga bari gukwena baseka ati ni muri aba basheri n'abandi bari bagiye gusezerana nabo ntago bagiye muri firingi zabo zo kwifotoza ahubwo baradukurikiye bagenda bumiwe bamutwaye mu magenda cyamagura agira gute tugera mu iraro dutira ahantu hamwe inzu twinjiramo turamusengera ubwo asa n'umuntu ugaruye akenge atangira kugenda n'amaguru tugeza ruguru gatoya barongera baraterura ubwo nange twazamutse gutyo mutwaje iyo myenda mutwaje inkweto ubwo noneho tugeze ruguru nyine ntago yagombaga kujya mu rugo byari ibintu bikomeye ubwo gahunda yari ugusubira ku musozi wa Mputira mu masengesho twari tumaze nk'igihe kingana nk'icyumweru cyangwa n'igice tutawuriho yaramaze imisi ari mu rugo ameze nk'uwakize mbere yuko tujya gusezerana navuga ko ni nk'agahenge nyine Imana yari yashyizemo wenda kugira ngo dutegure niyo gahunda y'icyo kirori ubwo rero twageze n'ubundi kwisusa tutira inzu ahantu n'ubundi baramusengera barangije badusiga aho ngaho baragenda kuko abenshi ntago babaga baza amakuru yanjye ko ntagira naho kuba ariko ntaho iyo nabaga ntari kumwe nawe mu cyumba cy'amasengesho cyangwa se ku musozi nabaga ndara mu nsina z'umugabo bita Mukeshimana nkajya kota mu gikoni bavuye mu gikoni nkajya kota nijoro cyangwa se nkagenda nabaga mfite nk'uburyo natoye nk'umwumbati ahantu ku manywa bayanitse nkagenda nkawotsa mu gikoni cy'ahantu nyine igikoni cyabo nticyakingwaga urumva none se David uyu we yabaga ari burya iki ubwo urumva mwaryaga iki muri make inshuro ikintu cyitwa inzara yaraturiye muri ubwo buzima inzara yaraturiye na hari igihe namaze ukwezi kose ubwo ni mu gihe uyu yabaga afite agahenge bikaba ngombwa ko abaye mu rugo ubwo yabaga abaye mu rugo yamenyaga wenda uko ndi burye ateka nyine yarabizi nawe ko nta hantu ugeraho kuba gusa nageragezaga kumuhisha kuko kumubwira ubuzima ndimo 100% nabonaga birarushaho noneho kuba bibi cyane nkagerageza kumuhisha we gusa akabaze ko mfite ikibazo cy'inzara ariko ntabwo yarazi ko mfite ikibazo mu by'ukuri cyaho kurara 100% ntabwo namubwiza gukuri kwanje papa arihe papa wande wow papa wanje igihe cyarageze abonye ko ariko nakazi kagezeho n'iryo shyamba ryabazwaga rinarangira papa yari yaramanutse yaragiye mu rugo wowe uguma aho ugomba kuba nagumyeyo nyine ndi umufundi nyine nk'umuntu nyine uhafite gahunda abandi bose baragiye yego abo bagenda gusa baza amakuru yanjye ko basize y'umuntu wasaze wirirwa yirukanka nyuma y'umusazi bari baragiye abenshi hari hasigaye abantu batarenze hari hasigaye abantu kuko hari undi nanone murumuna wanjye kwa data wacu nawe wari warashe ariko nawe twasezeraniye umunsi umwe gusa we nawe yakunze umudamu waho we bahita banabana ariko noneho we nawe yaranasezeranye icyo gihe mu babana nawe yasigayeyo nyine yego ubwo yasigaye aho ngaho kwisusa hari n'abandi bitwa bamana ishimwe zari inkero nkenye yego zasigayeyo mu nkero 30 ubwo ni nk'abantu 8 we zose nabari bahafite gahunda umwe hari wari ufite umugore bunaka undi bunaka gutyo yego nanjye rero ndi muri gahunda y'ubukwe nabo ngabo basigayeyo dore ko bamwe harimo nabaje no mu bukwe bwanjye bwo gushyingirwa noneho muri paruwasi hanyuma nari nihuse kuko baza wenda ko kantu ka papa niba yaba yaravuze ati
umuhungu wanjye nyine yarakuze azabage yifashe yagiye abizi yuko ibyo bibazo wabigize uri muri izo struggle yarabizi ko ibyo bibazo mbirimo ariko barambwiye nyine kandi nanjye narebaga nabonaga ibyo bambwira ari nko kuri nabonaga ibyo bambwira buriya hari ukuntu abantu ikigeragezo cyawe yego hari ukuntu umuntu ahura n'ikigeragezo cyiwe noneho kandi ugashaka wenda kwitakana abantu yego wenda umuntu yagukorera ibintu hari ibintu abantu bavuga wenda abantu bakaza bakavuga bati kwa JP kwa Kimanuka nta barara inzara barya nabi bambara nabi n'urugero ntanze iyo bivuze nawe ubwawe nyine ububizi ko ibyo yavuze ari byo yego kandi koko bigaragara ahubwo wowe ubuzibanga riri muri wowe ritumye ibyo bintu bimezuka impamvu wambara ukubuyizi impamvu waraye urara inzara urayizi kandi impamvu yawe uriya ntayizi muri make kuba abantu barakuvuyeho hariya imiryango yawe ikakuvaho wenda na papa akavuga ati sigara ku musaraba wawe ni ukuvuga ngo kuba byaragenze gutyo nta ukondana nyine wari umusaraba wawe ni umusaraba wanjye ni ijambo ry'Imana ryo ubwabyo rarivuga ngo mumenye ko ari ibyishimo nimugubwa gitumo n'ibibagerageza byinshi ibigeragezo by'umuntu aba ari ibye ku giti cye ntago aba ari ngombwa ngo wumve kuriya nawe akwiye kubona kukwakira dore ko nawe abafite aba ari ibyawe ku giti cyawe kandi we ibintu ababona aba ari byo ahubwo wowe uba ufite andi maso ngenda nifite amaso anyereka imbere anyereka ubukwe buzaba amaso anyereka ko uyu nguyu azakira ko ari muzima ko ari ikigeragezo ndimo Imana yambwiye nzagira mu bukwe nari nzi ko azaba muzima nabonaga yerekwa nkabona ko nzaba umuntu ukomeye nkabona nzaba umuntu nk'uko ndi uzava muri mushiki ukajya muri shiki ntabwo navuga ngo na papa yagombaga kubibona ngo na mama yagombaga kubibona ku buryo banshyigikira 100%. Ntabwo byari ngombwa. Ubu nanjye umunsi ari umuntu nareba ibyo arimo nkamubwira ndi wowe uri muri ibeshye ariko we bujya bafite amaso ye. Dukomeje rero aratetse ibiryo arakuzaniye ariko uramuhisha kugira ngo atazamenya yuko nta hantu ugiraho kuba. Hanyuma wari uri mutubwira ko ari igihe yabaga yagize agahenge hanyuma ngo akakumenya birumvikana ku musozi hose mwari mwarabaye navuga niba ari ibyamamare wenda none se wagendaga ukajya kurya kwa nyoko bukwe yarapakiraga akakuzanira muri rya shyamba. Ntabwo najyagayo ntabwo najyagayo gusa nanajyagayo pe akenshi najyagayo. Natubwire ngo mwahuriraga he mu masengesho we tubwire babigezaga ku mugabo gute ibi biryo yo nagiraga agahenge nkagira amahirwe nkumafite ubwenge nahitaga ambwira mukuru wanjye nti mfasha nyabone uteke ibiryo tumushyire ngahita muhamagara nkavuga ati uze duhure nkamutuma hati uze duhure nkabitwara nkabijyana tugahurira mu nzira tukicara tukabirya cyangwa se nkavuga ati duhurire ku cyumba ibunyanaka tutarinjira akibeta inyuma akarya. Inzira yaramwishe cyane ngeweho nayezo ndavuga nti wabivuyemo wabiretse n'iryazina ya mbese nawo mu rugo n'ababyeyi banjye baramuga ati ibi bintu rwose turabona yuko rwose ibi bintu bikaze ntabwo tuzakurenganya uyu mukobwa murekure. Ubu nawe arabarahira arababwira ati ngewe kireka nimumujyana mu bapfumu kuko papa yaravugaga ngo ajye kumvuza. Uyu nawe akavuga ngo kireka nimujya kumuvuza ahandi ariko nimumundekera tugasenga nge ntabwo nzamureka. Rero Imana iteye ubwoba ntabwo nzi ikintu Imana yanciye nanjye ndireba nkibaza nimba ari nge nkumva birantangaje gusa hashimwe Imana ya Isirayeli. Imana yabanye nanjye niko bimeze niko kuri nukuri ubwo jewe ubundi yo nibo ndaganira n'umuntu mva ahantu ndi nkajya ahandi ubwo ndimo ndakureba wicaye mu nzira uri murarya n'umugore n'umukobwa wawe mutarabana ngo aba ari umugore n'umugabo ndabareba mwibesa ahantu mbere yo kugira ngo usenge ukabanza
ubwo ndimo ndareba uburyo wari warabaye Rwaserera. Yari Rwaserera pe ndi umustar aho Rwaserera ndazwi pe. Mfite n'indirimbo abakunzi banje bagende barebe indirimbo yitwa Amabuye. Mwandike kuri channel yanjye indirimbo yitwa Amabuye. Indirimbo yitwa Amabuye murayibona irimo ubwo buzima. Mbese mwumva indirimbo ya David yitwa Amabuye. Muraza kumvamo agace gatoya nagerageje kuvugaho kuri ibyo bintu. Ya nuko. Hanyuma rero n'ubundi ndumva ubuhamya bwacu bwo ni burebure. Oya tugiye no gucumbikira ahangaha abantu babyumve ko ari n'amaseri rwose ibi bintu bizagenda bikomeza kuko umuntu aramutse akurikije aho tugeze birumvikana ko inyuma hasigaye y'ibindi bice byinshi cyane kuko rwose ntagiye kukubeshya niba mwasobukwe barageze aho bakubwira bati va ku giti jugunya umwana w'umukobwa ubwo nawe ku ruhande rwe ndareba ubwo mba ndimo ndamureba gemba nagiye nkamureba ukuntu yagiraga gahenge akagira umutima wo kuvuga ati nge kwita ku mugabo wanjye ndebe yuko atakicwa n'inzara. Shareka mubwire bakunzi ba David Kwizera artist ngira ngo ibyo ari byo byose murimo murumva ko ari ibintu bikomeye kuri wenda ku nyanda birashoboka yuko zitagira amatsiko yo gukurikirana ibi bintu ariko aho bigeze nanjye amarangamutima aranyishe n'impamo ya Mungu kuko burya buri muntu wese agira uwe musaraba natwe dufite ahantu Imana yatunyujije ariko ndakubwiza ukuri hari ibintu wumva ukumva umuntu Dave ntabwo nakubeshya ngenda canganyikiwe n'ikiganiro dushatse twanasoreza ahangaha ndagura acanganyukirwa abakunzi bacu bumve ko mfite ubuhamya nagiye nsoma muri comment zo mu ndirimbo nagiye nsoma comment abantu bose bakagira amatsiko yo kumva ubuhamya bwacu ubu buhamya rero twari twarabutanze mbere tukiba nyine iyo ngiyo ariko tubutanga ku yindi cano y'abantu bari badusanzeyo yego icyo gihe nayo cano nyine itazwi cyane noneho nyuma aho icano yacu ducishaho indirimbo abakunzi bacu ni benshi nsoma comment cyane ndazisoma yego abantu benshi bagiye bifuza kumenya Atrice David indirimbo zawe ufite ubuhe buhamya arakunda abantu bareba indirimbo uririmba bagahita bumva ko ufite ubuhamya uko bisa kose yego nkabasezeranya ko ubuhamya nzabubaha rero iki ni cyo gihe cyo kugira ngo mbaho ubuhamya tuzabaho ubuhamya kuva icyo gihe kuri ubwo gusezerana mu murenge kugira dushingiwe mbabwira ukuntu nagezeho ngashaka kubivamo ngashaka kwishingira ngashaka noneho no kuvuba namufata ku ngufu nzababwira byose yewe wibibabwira bagira amatsiko ni byinshi tugiye gusubikira ahangaha iyi seri yacu mbwira abantu ko rwose iyi nama season akomeye cyane ku buryo umuntu aramutse abitekereje kuko nk'ahantu tugeze biragoye cyane no umuntu ashobora no kuvuga ati ibiri inyuma byihorere kuko umuntu ashobora kurira n'amarira akamurenga n'ukuri kuko birakaza David umuntu aramutse akurebye uyu munsi wicaranye n'uyu mugore ahangaha ukuntu mumeze uko nguko biragoye cyane ko umuntu yapfa no kwemera rwose ko iyo nzira mwayinyuzemo ariko ntagiye kukubeshya wikoreye umusaraba n'abantu bake uwo musaraba bawikorera bakazawutura. Kimwe mu by'ingenzi wabura kikabangamira igice kinini cy'ubuzima bwawe ni ukwambara. Twese turambara ariko dutandukanira mu kwambara neza. DC bisobanura David Clothing Limited ni igisubizo kubifuza kwambara neza. Tubadodera costume nziza cyane ku bagabo, tubakorera za bakosi nziza muri gukunda muri benshi. Tubakorera kandi imyenda y'ibirori, tudodera ibigo bitandukanye, amahoteli, ibigo by'amashuri, amakorari n'abandi benshi. DC nitwe twambika ibyamamare bitandukanye, abahanzi, abakinnyi b'amafilimi ndetse n'abandi. Waba uri kure, wohereza ifoto yawe gusa
tukakudodera imyenda yawe ikakugeraho aho waba uri hose ku isi. Tudoda n'indi myenda yose tutavuze, unafite design urayizana ukatwereka ifoto. Kandi tugira gahunda, abifuza imyenda yuzuye namwe irahari. Dufite shop irimo icyo wakenera cyose, n'amashati meza ya made in Rwanda arahari. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Chic. Waduhamagara no kuri nomero 0788 iri no kuri WhatsApp. DC, icyubahiro cyanyu kiri mu biganza byacu. Wow.